Ese umaze igihe kinini usaba akazi henshi ariko ntibaguhamagare? Birashoboka ko ikibazo atari impamyabumenyi cyangwa se uburambe ufite mu kazi, ahubwo ikibazo ari CV yawe. Muri iyi video ndakwereka uko wakwandika professional CV ikurura abakoresha kandi ikakongerera amahirwe yo kubona akazi. Kurikira. Ese umuntu akubajije ngo CV ni iki, wamusubiza ngo iki? Igisubizo ni iki: CV bisobanura curriculum vitae. Ni inyandiko igaragaza umwirondoro wawe, amashuri wize, uburambe mu kazi, ubumenyi n'ibindi wagezeho. Iyo umukoresha atangaje akazi runaka, akenshi CV niyo abanza kureba mbere yo kuguhamagara. Niyo mpamvu kuyandika neza ari ikintu cy'ingenzi cyane. Mbere yo gutangira kwandika CV yawe, banza utegura amakuru yose uzakenera. Ibi bizagufasha iki? Bizagufasha kwandika CV isobanutse kandi itarimo amakosa. Muri ibyo harimo amazina, telefone, email, amashuri, akazi wakoze, ubumenyi, certificate n'ibindi. Tangira wandika amazina yawe yuzuye, andika nimero ya telefone ikora neza, koresha email yabugenewe kandi isa neza, andika aho utuye, urugero nk'akarere n'igihugu. Niba ufite LinkedIn cyangwa se portfolio ushobora kuyongeraho. Nyuma y'amakuru yawe bwite, andika interuro nke zisobanura uwo uriwe nk'umukozi. Garagaza uburambe, ubumenyi n'icyo ushoboye gufasha umukoresha. Urugero, ushobora kuvuga uti ndi impuguke mu ikoranabuhanga, mfite uburambe bw'imyaka 5 mu gucunga systeme za mudasobwa no gukemura ibibazo by'ikoranabuhanga. Niba wishimiye iyi video, kanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo utazacikanwa n'izindi video nshya tugenda dushyiraho. Ibyo iyo birangiye ukurikizaho igice kigaragaza experience cyangwa se akazi wakoze, experience. Noneho tangirira ku kazi uheruka gukora. Andika izina ry'umwanya, aho wakoraga n'igihe wahakoreye. Hanyuma werekane ibyo wagezeho aho kuvuga inshingano gusa. Nyuma yabyo kurikizaho amashuri n'ubumenyi wize cyangwa se education. Andika amashuri wize uhereye ku rwego rwo hejuru. Niba waragarukiye muri kaminuza ariyo uheraho. Nyuma yaho andika ubumenyi ujyanye n'akazi usaba. Niba ufite amahugurwa cyangwa impamyabushobozi zifitanye isano n'akazi usaba, zishyire muri CV yawe. Andika izina ry'icyemezo, ikigo cyagitanze n'umwaka wagihawe. Shyiramo gusa ibyongera agaciro ku mwirondoro wawe. Garagaza indimi ushobora kuvuga cyangwa kwandika, kandi niba bishoboka werekane urwego uziziho, kuko ibi bifasha umukoresha kumenya niba ushobora gukorera mu rwego ukeneye izo ndimi. Tugeze kuri reference. Reference ni abantu bashobora guhamya imyitwarire yawe n'ubushobozi bwawe mu kazi. Niba itangazo ry'akazi risaba reference, andika amazina yabo, umwanya bafite, aho bakorera, nimero ya telefone na email. Niba bitasabwe ushobora kwandika ukavuga uti reference available upon request. Mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo abahamya igihe cyose mwabakenera nababaha nk'abanyirondoro. Hakurikiyeho igice cya declaration. Hari abantu benshi bakibaza niba declaration ikenewe muri CV. Mu buryo bugezweho ntabwo ari ngombwa gushyira declaration muri CV yawe, keretse umukoresha yabisabye mu itangazo ry'akazi. Ahenshi CV y'umwuga irahagije idafite declaration. Reka nkwereke buri gice uko kigomba kuba cyanditse, ubikurikire neza nawe ariko uzajya ubikora. Hari amakosa menshi ashobora gutuma umukoresha atita kuri CV yawe. Ayo makosa gerageza kuyirinda. Muri ayo makosa harimo amakosa y'imyandikire,
email idasa neza, paragarafe ndende, fonte nyinshi, amakuru atajyanye n'akazi. Dore inama z'ingenzi. Buri gihe ujye uhindura CV yawe ukurikije akazi urimo gusaba. Koresha amagambo agaragara mu itangazo ry'akazi. Bika CV yawe iri muri PDF, kereka wenda umukoresha agusabye ubundi buryo. Mbere yo kohereza CV, jya ubanza wongere uyisome neza urebe ko nta makosa arimo. Ikindi, jya wirinda biriya twavuze haruguru, birimo amakosa y'imyandikire, email idasa neza, paragarafe ndende, fonte nyinshi, amakuru atajyanye n'akazi. Nimba iyi video yagufashije, kora subscribe, like, comment ndetse na share. Sura jobnziza.com usangeyo akazi gatandukanye, amahugurwa, inama z'umwuga n'andi mahirwe yagufasha kubaka ejo hazaza. Murakoze cyane kureba iyi video, tuzongera guhurira mu yindi.